nk'ibisanzwe Vidi family, mbanze kubasuhuza aho muri hose, abari mu kazi, abankurikira bari hanze, abari mu butumwa bw'amahoro, aho muri hose Allah duhane umugisha. Guys, rero uyu munsi ngarutse nze kubashimira nk'uko mubizi, maze iminsi mbitangaza ahantu hose, yaba ama status yanjye, imbuga nkoresha harimo YouTube, TikTok, Instagram na Facebook. Guys, mumbaze ngo nje kubashimira iki? Guys, nje kubashimira urukundo maze iminsi mungaragariza ahantu hose, yaba muri comment, y'amavideo maze iminsi postinga. Guys, nabonye urukundo rwanyu, kandi urukundo rwanyu ndarushima cyane. Mbashima mbikuye ku mutima cyane cyane. Abantu banungaragariza bakambwira ati Vicky, wicika intege, kora, Imana ihari kandi izabigufashamo. Guys, nkoze iyi video rero ngira ngo igeze abantu bose bamfashije bakantera inkunga, ni agaciro gakomeye cyane. Mba nabuze nuko mbivuga, ni agaciro gakomeye cyane ku bantu banteye inkunga bakamfasha, bakamfata mu bitugu bakambwira ati Mungu wacu kora cyane bizaza. Mwibutsa ko isoko riduha ibikoresho ku bantu bose bakora social media, kuri entertainment. Murabizi bahita icyanzu.com, icyanzu.com. Iryo isoko riduha ibikoresho byiza cyane. Tanga mic, stand, amakamera, amaikrofone. Urumva microphone, niba ushaka microphone nk'ingi ndi kuvugiraho, urukumva ko ijwi ryanjye rikuza neza, rimeze neza gatanu kandi nakeka nawe kuryumva neza. Niba rero nawe ushaka kugura isoko icyanzu.com, reba muri description hasi nayishyizemo nimero yaho, ubahamagare nawe baguhe ibikoresho byiza. Mugina bakakubwira ati ese ukina iki, uvuga ati ukora iki, ukababwira ati ngiye nkora ibintu ibi nibi, bakakubasha gutuma baguhitiramo ibikoresho byiza bijyanye n'ikintu ukora. Guys, so tugarutse ku bintu byo kubashima, ndabashima cyane, namaze mbibabwira kare. Mugiye ku mbuga nyinshi nagiye mbipostinga. Guys, muri no minsi nakoze video irazamuka irampromotinga, nshima n'Imana cyane mbikuye ku mutima. Nyibwira ati Imana warakoze kuba yaramfashe video yanjye ikayimpromotinga, yageze mu bihugu byinshi, yageze mu bihugu byo hanze, maze iminsi mbibereka. Nabonye comment nyinshi, byaramotivye cyane kuko nabonye comment z'abazungu zigera nko muri 30 gutyo. Harimo comment zigoye cyane kuba wazisoma ukazisobanura. Ni comment nimba ari biratini ntabwo apfa kubimenya, gusa ndabishima Imana cyane kuko ibyo ni Imana yabimfashijemo. Nakoze iyi video kugira ngo nshime na Gatari kica wacu, Gatari Fred, ndamushima cyane kuba yaramfashije akangira inama ku bintu kuri content nakora, akabimfasha akangira inama. Ndamushima cyane mbikuye ku mutima Gatari, aho uri Imana iguha imigisha cyane, shimye mbikuye ku mutima. Guys, rero ndababwira ati Gatari akora ibintu byiza cyane. Gatari ni umutica ugira inama abandi banyeshuri. Afite n'ishuri yigisha. Gatari Fred, umusearching YouTube uramubona. Gatari ni umwarimu mwiza cyane, ndamukunda harose, Imana nk'umugisha. Yabyutsa nkora video cyane. YouTube channel yanjye biramutse bagiye kwitwara. Guys, abari inzira y'umusaraba gusa babigoye cyane gusa, ariko guys, YouTube channel yanjye dore nkubwira ibi bintu nawe bitazakubaho. Ibi bintu bikurikire cyane, reba iyi video irangire kugira ngo ibintu nawe bitazakubaho. Guys, wabona hari ukuntu abahaka bakohereza message kuri email, bakakwizeza ibitangaza, bakakubwira ukuntu ugomba gukora, baguha amagambo nyine aryoheye amatwi kuyumva nkaho ufite YouTube channel. Bakubwira ati niba ushaka kuzamura YouTube channel yawe, ati kora ibi bintu. Guys, iyo SMS unibona kuri email yawe, ndagusabye umva iri jambo, nuyibona iyo comment uzagendere kure rwose. Sorry ho gato, reka nita umuntu. Allo, okay, nacyo reka nze nkurebe. Sawa. Guys, nje ndimubwira rero ati Gatari ni umutica mwiza, ni umuntu mwiza cyane.
guys gana Gatari Fred nakwigishe nayo nyiri kuri iyo video rero yayikoze kugira ngo murebe abantu batazabatwara amacano yanyu. Abahaka baraturembeje, mufate buri ikiri kintu utazi, jya kuri channel yawe hari inyuma urebe ukopayinge URL ya channel yawe ube wayibika no muri notepad. Ni ibintu bigufasha cyane kuko channel iyo bayitwaye bayigufasha. Guys rero ku bantu bagomeje kunsapotinga ni cyubahiro kuri mwebwe, ndabashimira cyane. Bandi bantu bashaka kunsapotinga, nimero zirebe hejuru mu nguni ya video yawe, nimero nizangi uzamagaye n'iviki uzitaba ya wamfasha ukabanyirikira WhatsApp tukaganira nta kibazo. Guys ikindi kintu mbabwira rero, ngiye kwa filime muri no minsi guys, muzayisapotinge mumfashe. Ngiye kwa filime yitwa Inganzwa, izaba irimo umugabo w'Inganzwa. Guys iyo filime nzayaploadinga mu minsi nk'itatu iri imbere, kuko ubu ngubu ndacyari kwitunganya. Nubwo mwumvaga umuntu avuye kuri phone tugiye muri shooting yayo, yarimo ambwira ko ageze ahantu tugiye kwikorera. Guys hano nababwira ati thank you everyone ku bantu bamfashije kuzamura channel yanjye, mwakoze ni by'agaciro. Guys ciao ciao, tugomeze tubane muri comment mumbwira ukuntu bihagaze. Guys uretse ko mbakunda cyane ni Vicky Empire.